nicuye nsanga murumuna w'umugabo wanjye andi hejuru, yari yambaye ubusa hose, nanjye nambaye ubusa buri buri. Itara ryari ricanye kuko nabaye nkimukubita amaso mpita mubona, yari andi hejuru arimo arandongora. Uwo mwanya ikintu cyose kinza mu mutwe, natekereje yuko arimo aramfata ku ngufu, yacunze umugabo wanjye, wenda ari kumwe n'inshuti ze akinyabya akaza akanyiba agaturu nsinziriye. Natangiye kugerageza kumusunika nkoresheje amaguru, gusa nta mbaraga nari mfite kubera ibintu nari nanyweye. Uwo mwanya nahindukiye ngira ngo ndebe ko nabona telefone yanjye, mpamagara umugabo wanjye mubwire ibiri kumbaho, mubwire yuko murumuna we andi hejuru arimo arandongora. Mpindukiye gutya, umugabo wanjye nasanze yicaye aho ku ruhande, nawe yari yambaye ubusa, bigaragara ko ahubwo we deja agaturu yakarangije, ari wabwiye murumuna we ati nawe gwino by'akantu. Umugabo wanjye yari yambaye ubusa yicaye aho, mbona afite n'icyuya, ubona ko nyine avuye mu gikorwa. Narumiwe, ibintu byandenga, ndavuga nti bishoboka gute ko ku ijoro ry'ubukwe narongorwa n'abagabo babiri? Ukuntu byagenze, ubukwe burangira tugiye gutaha ngo tujye mu rugo rwacu, umugabo wanjye yabwiye bamwe mu bari bahari ati abadafite aho bari burare baze mu rugo rwacu, dufite ibyumba byinshi. Kandi koko nibyo pe, tuba mu nzu ya etaje, hejuru hari ibyumba bitatu, hasi hari ibyumba bitatu. Twaravuze tuti abadafite aho bari burare baze barare mu rugo, buke bagenda. Benshi rero batinye kuza mu rugo rw'abageni, batangira kuvuga bati umugabo agiye kwikubitira umugore, agiye kwirongorera umugore, mureke twe kujya kurara, twemeye tujye gukodesha hoteli. Bamwe baragiye, umugabo wanjye nibwo yaterese bamwe mu nshuti ze harimo n'abarumuna be, arababwira ati bro, iri joro ni iryanjye, muze mumfashe kunezerwa, muze tujye gusangira agacupa mu rugo. Njyewe ntabwo nabyishimiye. Impamvu ntabyishimiye ntabwo ari iyindi, numvaga nishakira umugabo wanjye muri iryo joro. Numvaga nkumbuye kurongorwa, dore ko nari nanabyiteguye iryo joro. Numvaga yuko iryo joro nyine iraba ari ijoro ry'igitangaza hagati yanjye n'umugabo wanjye twenyine mu nzu yacu. Rero nahise ntekereza, ndavuga nti abashuti b'umugabo wanjye ubwo baje bakunda gusangira byeri, ntabwo umugabo ari buryame. Nicyo kintu nahise ntekereza, ariko ndavuga nti ntari ibintu ubundi yabaye umugabo wanjye, yabeje ubundi ndamufite. Twaratashye pe, haje inshuti z'abahungu gusa, nta mukobwa wahaje, nta mugore wahaje, baritahiye. Tugeze mu rugo, njye nahise njya mu cyumba, ndabanza mpindura imyenda, nkuramo imyenda nari nambaye. Noneho uwo mwanya umugabo wanjye yaje ankurikiye, arambwira ati sheri, ati ndakwinginze nk'isaha imwe yonyine, ati ariko muri iyo saha imwe ntabwo wadutererana, ngwino tube turi kumwe dusangire n'abashuti banjye, dusangire akabyeri, birangire isaha imwe dute twiyizira twiryamire. Numva ntacyo bintwaye pe, kuko n'ubundi abo bose twari dusanzwe tuziranye, n'abantu dusanzwe dusangira akabyeri, nanjye nsanzwe nkanywa. Nahinduye imyenda, nambara agakanzu karekare kagera ku birenge, ngaruka kwicarana n'abandi. Babanje kudufelisita, nuko bazanye champagne dutangira kunywa. Gusa inzoga nanyweyeho ni inzoga ntari isanzwe nzi, ariko nabonaga n'abandi bari kunywa, nanjye ndanywa. Niba rero ubwo nagiye ku bwiherero hari ikintu basutsemo cyo kunywa cyanjye, ntabwo mbizi. Nanyweye uturahure tubiri, nagiye kuturangiza, umubiri wanjye wose numva wabaye pararize. Numvaga nasinze ku rwego nk'umuntu wagira ngo maze kunywa ikaziye ya byeri. Nabwiye umugabo wanjye ntibiki mwamaye, arambwira ati sheri, utubanza ari uko bikubitanye n'umunaniro, kuko ndetse twese ntituri kunywa byeri nawe uri kunywa. Zari champagne byari ibirahure bitatu bifunze, twari turangije icya mbere.
gake, ntabwo nari nyiza ariko nasomyeho numva kararyoshye, nanyweye uturahuri tubiri, umubiri wanjye wose uragagara, guhaguruka birananira, ntangira kumva isereri. Nibwo nabwiye umugabo wanjye nti ndumva ameze nabi, njyana ku buriri. Umugabo yarampagurukije arantwara, arambwira ati se sheri bigenze biti? Ndamubwira nti rero nsanzwe nywa inzoga, n'ubwa mbere nanywa inzoga nkeya gutya nkahita mera gutya. Umugabo yarantwaye ariko umve ngo ntabwo nari ndi kubasha no kugenda. Twaragiye tugeze mu cyumba ndaryama, amakabeza ambwira ko ankunda, arambwira ati reka njye gusezera abavandimwe mu minota 20 ndabanje. Nararyamye, nahise nsinzira. Urumva uburyo nari meze nta nubwo byari bukunde ko ntegereza umugabo. Nahise ngewe nsinzira, sinzi ngo nasinziriye gute. Nongeye kwicura, numva ari umuntu urimo uranyeganyeza, numva ameze nk'umuntu urimo urababara mu bintu. Nawe urabona iyo bari kukurongora usinziriye cyangwa utari kubifiringa ntabwo wabura kokerwa. Nongeye kwicura gutya, nkanguka mbona yakanzu nararanye yamvuyemo. Iyo nicura nkasanga ari umugabo wanjye, nari kwihangana nkavuga nubwo nyine yabishatse, yabona nasinziriye abura uko abigenza. Natunguwe no kubona ari murumuna w'umugabo. Nari mfite ikintu bita isereri, ntabwo narebaga neza ariko naramubonye. Amubwira nti uri mu biki? Yaranyihorera arandongora, yandongoreragaho. Natangiye kumusunika nkoresheje amaguru, kuko urabona amaguru yari atandaraje gutya, kumwe kuri aho ukundi kuri aha. Ngerageza gutangira kumusunika n'ukuguru. Nta mbaraga nari mfite mu maguru kuko nari meze nk'umuntu uri gusunika urutare kandi ari umuntu. Ibintu nari nanyweye byari byanciye intege mu mubiri wanjye wose. Gusa nagerageje guhindukira mu mbaraga nkeya nari mfite, kuko urumva uretse ntabwo nari ndi kuryoherwa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, gusa yari afite amavuta. Hari amavuta yari ari mu gacupa bari bari kujya basukamo kugira ngo hanyerere, ubundi akarongora. Noneho nibwo nahindukiye mu ntege nke zanjye, kuko urumva sinari ndi kubyenjoyinga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuba atari umugabo wanjye we ni urundi rwego. Umugabo wanjye yicaye hirya, yari yubitse umutwe gutya muri telefone. Nabanje no kugira ngo ndi kurota, ndavuga se ibintu biri kumbaho nibyo? Narahindukiye ndavuga nti sheri, ngerageza kumuhamagara ariko ijwi ryari rike. Iradiyo yari icanye, harimo imiziki mu cyumba, hirya muri salo harimo imiziki, ndetse numvaga n'abantu baje bakiri kuvuga bari muri salo, za nshuti ze. Nagerageje kumuhamagara mbona ntiyumva kubera iyo miziki. Murumuna we yakomeje kundongora, akomeza kundongora, nguma kurwana nawe, ariko rwose aranyihorera, aracumita. Noneho ubwo urabizi abahungu banyweye inzoga, by'umwihariko rikeri, umva kurangiza aba ari ikibazo. Umugabo ntabwo kanya nibwo nijya kubona mbona umugabo arahagurutse ahita ndeba, yaranyegera arambwira ati hani wakangutse, urumva ubwenge bwanjye bwari buri gukora, ariko umubiri nari meze nk'umuntu warwaye pararizi. Ibaze kuba ntarabashije kwikuraho uwo musore wari undi hejuru. Umugabo yaraje arambwira sheri wakangutse. Uwo mwanya umugabo abampaye akabizu, atangira kunsoma. Nshaka kumubaza ibi ni ibiki? Arambwira ati dowori turabiganiraho mu gitondo, ati wowe tuza nta kibazo. Uwo mwanya amarira atangiye kuzenga mu maso, kuko nayo biri kumbaho. Murumuna we yararunguye rero. Nyuma y'iminota, ubwo mwanya umugabo wanjye ariko ntabwo yagiye, yarakiri aho ngaho. Nyuma y'iminota nk'icumi murumuna we yararangije. Uwo mwanya umugabo wanjye yahise abwira murumuna we ati ngo sohoka. Murumuna we yahise
arayambara nk'uko baje bambaye, arangije arasohoka, umugabo ahita afunga ashyiramo urufunguzo. Umugabo wanjye yaraje uwo mwanya arahegera ampoza amarira, ariko ubwo nawe yari yongeye kubishaka. Uwo mwanya nawe yasize ya mavuta aba yicometsemo. Umugabo turabikora, ariko ubwo mu mutwe wanjye n'ubundi sinari ndi kwinjoyinga kuko nari mfite ibibazo byinshi. Umugabo yarandongoye biranatinda kuko byamaze nk'iminota 30 gusa, byibuze kuko yakoreshaga amavuta ntabwo nababaraga. Birangiye yahise angira iruhande arampanagura, azana agatambaro gatose agerageza kumpanagura mu myanya y'ibanga kuko yarayibonaga ko ntabasha guhaguruka njye muri dushe. Arampanagura, arangije andyama iruhande arampfumbata, nongeye gushiduka nasinziriye. Nongeye gukanguka mu gitondo nka 4:00, umutwe ari wose mfite hangover iteye ubwoba. Nakangutse nsanga umugabo yabyutse, za nshuti ze zadusezeye zagiye, nsanga umugabo yakoze icyayi, yateguye breakfast, ibintu byose nyine biri tayari. Ni ukuvuga ngo ni nawe wankanguye. Iyo atankangura n'igiperi bundi bwira ntarakanguka. Ubwo nakangutse umutwe uri kundya, mfite ibibazo byinshi byo kumubaza, ariko ndabanza ndatuza. Yarampagurukije yanjyana ku meza, nari meze neza ndi kugenda, ariko umutwe uteye ubwoba. Twarasangiye, tumaze gusangira ibya mu gitondo, nywa amazi menshi cyane, nsubira kuryama, nongeye kwicura nka 10:00 noneho meze neza. Nibwo nagiye nicaza umugabo wanjye ndamaze ntibiriya byari ibiki, dusangira n'abavandimwe bawe mu buriri. Arambwira ati sheri umbabarire, ati byari ubusinzi, ati iriya nzoga twanyweye ntabwo nzi ukuntu yari imeze, ati gusa twebwe muri famiye yacu kuba twasangira umugore ntabwo ari ikibazo. Ati hoya, ahubwo ni uko utari ubizi, ariko niba utabikunze ntabwo bizongera kubaho. Nuko yambwiye. Kuki ibintu birandenga. Arambwira ati twebwe muri famiye yacu dusangira buri kimwe, niko tumeze. Abanyamahanga bagira imico itandukanye kuko umugabo wanjye ari umunyamahanga, aba muri Sudani, nihaturuka nyavuka ajya barakurira muri Amerika, ibintu nk'ibyo. Arambwira ati twebwe ni umuco wacu, ati ariko niba utabikunze ntabwo bizigera byongera kubaho. Birancanga ngo ndavuga ni koko wasanga ari umuco wabo, reka ngiye, ariko namubwiye nti n'undi munsi ntibizongere. Byararangiye, ubuzima burakomeza, ariko naje guhura n'ikibazo gikomeye, aricyo cyatumye nzanga ngo mungire inama. Nyuma y'icyo gihe kongera kwizera umugabo wanjye byaranze, ku buryo natangiye kujya mvuga nti umugabo wankoze bino bintu namwizera. Nkumva ibintu yankoreye ni ibintu bya kinyamaswa, by'umwihariko ibintu yankoreye ku ijoro ry'ubukwe. Ingaruka nahuye nazo za mbere ni ukumuhurwa no kutamugirira inzara y'imibonano. Kugeza ubu kano kanya, kuva icyo gihe umugabo wanjye yatangiye kujya ndongora, yaba ndi hejuru nkibuka yasura ya murumuna we, nkibuka ibintu byambayeho ku ijoro ry'ubukwe, nkumva ubwoba. Naba nyumva ubwoba, ryarari ry'imibonano rigahita rishira, irari nari mfite byose bigahita birangirana n'uwo munota. Kubera iki? Wagira ngo byanteye trauma. Umugabo wanjye sinjya mugirira irari habe na gato, nawe yarabibonye ariko yayobewe impamvu. Ikindi kibazo mfite kugeza ubu kano kanya ndatwite. Ejo bundi negereye umugabo ntabwo ntisuje uko ntwite, iyi nda ni iyawe, ni iya murumuna wawe, ni iyande?
arambwira ati nanjye ntabwo nzi nyirayo ariko ni umwana w'umuryango, uwo ari we wese ni amaraso yanjye. Ni ukuvuga ngo n'umwana ntwite kugeza ubu kano kanya ntabwo nzi niba ari umugabo wanjye cyangwa ari uwa murumuna we. Igisekeje ku mugabo wanjye nta na kintu na gito, ubu na nyine byamuhungabanyijeho, aravuga uti wa murumuna wanjye yaba ari uwanjye ni uwacu. Nkavuga ntese Mana, uyu mugabo ntakigirira santima, uyu mugabo nsigaye mbona umugabo mbona ameze nk'igisimba, utagira amarangamutima, utagira impuhwe, ubundi ubu amaherezo azaba ayahe? Umunsi wari umuntu be baje kudusura cyangwa abavandimwe be, ubundi ubwo ntibizongera bikabaho. Numva ntatuje igihe cyose.